Reka nongere nguhe ikaze wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bica kuri Sano Empire, ndetse nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere neza, mugira ibihe byiza. Kuri uno munsi rero tugiye kugaruka ku makuru ari kuvugwa kuri The Ben nyuma y'igitaramo yakoze kidasanzwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2025, ndetse abantu benshi bakanabimukundira. Ndetse ibyo tugiye kuba twagarukaho nuko umwana w'umukobwa wagaragaje urukundo rudasanzwe muri icyo gitaramo cya The Ben, ndetse abantu benshi bakakomeza kugenda bagaruka ku rukundo uno mwana yagaragarije The Ben, ndetse nuko The Ben bari basanzwe bamuzi, bavugaga yuko uko byagenda uko ariko kose uyu mwana w'umukobwa The Ben ari bugire icyo amuvugaho, cyangwa se hari ikintu ari bugaragaze kuri uno mwana wamweretse urukundo rudasanzwe kuri stage, aho uyu mwana w'umukobwa yagize gutya akarira bitewe n'amarangamutima yakomezaga kugenda amugaragaraho uyu mwana w'umukobwa. Ntabwo byatinze rero uyu The Ben yagize icyo atangaza, ndetse ubwo yarari mu itangazamakuru yatangaje yuko agomba kujya kureba uno mwana w'umukobwa, ndetse akanagira utwo amuganiriza kubera yuko uyu mwana w'umukobwa yaramushimishije bidasanzwe. Ndetse nk'uko mwanabibonye, uyu The Ben rwose yabaye umukunzi w'abafana biwe, ndetse baba n'inshuti bidasanzwe, bitewe n'uko uyu The Ben yagiye agaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye byo gufasha abafana biwe. Ngayo nguko rero ibya The Ben ibyo nakubwira. Wowe utari wabasha gukora subscribe, kora subscribe nurangiza ukandi no kuri iyo nzogera notification, kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire igenda ikugezaho umunsi ku munsi.